ntago tuvuze ngo ingabo z'u Rwanda cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye n'abamarayika n'intungane, ariko nk'uko bivuze muri iyo myaka 20 ishize bakora ako kazi hirya no hino, ibyo bibazo ntibyigeze biza. Bivuze ko bitabaho, birashoboka, ariko icyo turakyemeranywaho yuko ibyo bibazo bitabaye. Bivuze yuko kubirebana n'imyitwarire na discipline no kuzuza inshingano babahawe, basanzwe babikora neza. Batanabikora neza ntibamara imyaka 20 muri ako kazi hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Niba bashobora kujya muri Mozambique, ejo bakajya muri Sudani y'Epfo, bakaba ari muri Central Africa, ejo bakabahamagara ahandi, babahamagara kubera ko bakora akazi kabo neza, kubirebana no kubungabunga umutekano cyangwa se n'ibyo bibaye na ngombwa no kurwana kugira ngo bagarure umutekano no gufasha abaturage baho ngaho baba bagiye gusura. Ikindi navuga nuko kubirebana n'ibyaha ibyo ari byo byose ingabo zakora, ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda burabikurikirana by'umwihariko iyo ari n'ingabo zagiye mu muryango w'abibumbye, no kuvuga ngo zihagararira u Rwanda mu ruhando rw'amahanga. Icyo ni ikintu abantu badashobora gushidikanyaho. Byakabaye na byiza n'uwanditse iyo nkuru cyangwa se niba ari n'ikirego uko twabyita kose, nawe banza kubigarukaho akabanza akagaragaza yuko mu myaka 20 ishize nta kibazo cyabaye, wenda nawe ahubwo kanibaza ati bigenze bite n'uko bibaye. Uyu munsi rero ni ngombwa kwibaza ngo ninde wabyanditse, uyu muntu wabyanditse agamije iki, uyu muntu wabyanditse asanzwe iyo birebana n'u Rwanda abyitwara mate. Ushobora gusanga bifite aho bihuriye n'ibindi bimaze iminsi bivugwa cyangwa n'izindi gahunda, uravuze ati bije bite, murabyumva mute. Biragaragara ko muri ino minsi mu bihe bitandukanye ariko bikurikirana, iyo sesenguye neza usanga ari gahunda ihari yo gusiga icyasha u Rwanda uburyo bwaboneka bwose. Mu minsi ishize muzi abanyamakuru bishyize hamwe bakora inkuru ku rupfu rw'umunyamakuru, baravuga se ni impanuka se, baramwishe se, ugasanga barashyiramo ugushidikanya ariko kujyana ku nta nkete yabaye, hari dosiye kandi ya polisi, bimwe bakabivuga ugasanga bashyizemo abakozi muri za ambasade muri Afurika y'Epfo bakabikora nkana. Ese niba uyu munsi banditse ibingibi muri ibyo bitangazamakuru, ibingibi uvuze The New Humanitarian na Le Monde, aho wenda aho muri iyo gahunda aho ntibari barimo, umuntu akabanza akabisuzuma nabyo akabigaragaza, wasanga bari barimo kavuga ati ni gahunda ikomeza. Ibyo ngibyo rero byaravuzwe ko dushyira ingufu mu nama mpuzamahanga kugira ngo duhishe ibibera mu Rwanda. Koko wahisha ibibera mu Rwanda ahubwo ugahamagarira abantu 2500 kwitabira izo nama. Byaravuzwe dukorana biri u Rwanda rwakoze mu rwego rwa tourisme, Visit Rwanda, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, no kugira ngo tugire ibyo duhisha. Ibyo bintu urabize neza ko izo gahunda zigenda zivugwa gahoro gahoro muri iki gihe, ariko ubona ko biri ku murongo nk'ibyateganyijwe. Aha tugarutse rero ku kibazo by'umwihariko, mwabonye ko ari n'itangazo ryakozwe n'ingabo z'u Rwanda, baragusonera neza bakakubwira yuko kubirebana naho ziba nta musivili uhinjira adafite icyaha akora kizwi ku mugaragaro, cyangwa se yabanje kwandikwa n'uvuga yabanje gusaba gahunda, afite ibyo aje kuhakora, afite ibyo ahazanye. Umunsi bakubwira bati ni umudamu ucuruza imbuto n'imboga wahafatiwe n'umusirikare w'u Rwanda. None se ikigo cy'ingabo z'u Rwanda, ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye gihaha ku gataro, bahutunuka kamwe kavuka hariya, ntibishoboka. Uwo muntu yahaje ati yaje gukora iki, byari ryari, ariko ku rundi ruhande kugaragaza ntushobora kuhinjira. Ahandi bavuze ni imijyi ibiri bavuze ingabo z'u Rwanda zagaragaje yuko zitigeze zikambikayo, zitigeze zijyayo. Niba se zitari zigeze zijyayo, ese niba ingabo z'u Rwanda ziri kumwe n'izindi ngabo wasobanuye neza, niba ari kumwe n'izo muri Zambia cyangwa muri Namibia, bose baba bambaye uniforme zimwe. Ariko nabonye by'umwihariko buri wese yambara akadarapo k'iwabo, ariko ibindi byose bikaba bisa. Unaniwe gutandukanya ibyo bintu ku buryo uvugira muri rusange. Ntekereza rero yuko niba ingabo z'u Rwanda kandi ubuyobozi bwabo bavuze bati ibyo bintu nta byigeze biba, binabaye twabyikurikirana
bahanira by'umwihariko tugomba kwemera iby'ingabo zacu zivuga, ntabwo tugomba kwemera gusa ngo nuko iyo bivuze, bitanabuza yuko anabivuze nanone utanagenzura niba hari uwabikoze akanyura mu myanya y'intoki ubuyobozi bigakurikiranwa. Hanyuma rero hari n'abaturage babajijwe ahubwo baravuga bati ahubwo mbere bataraza ibi byaha byo gufata abagore, ibi byaha byo kubasagarira nibyo byari byuzuye ahangaha turi, none kuva ahubwo bahagera ibyaha byarashize. Ibyo byaha by'umwihariko kuri ibyo ngibyo barabajijwe. Uyu munsi rero ntaho tubona, ahubwo aho banabajije abaturage bavuga ati izi ngabo ziratumaze, babivuga n'itumanaho risanzwe uyu munsi ni rigezweho dufite ahantu hose kuri telefoni, ibyo bintu ntibimenyekane. Ndumva rero ni ibyo kwitondera, kuko bigaragara ko hari gahunda ihari yo kuba umuntu agenda asiga isura, ashaka kwangiza isura y'u Rwanda, ariko ibyo ntabwo bizabuza gahunda u Rwanda rufite kuzikomeza.